Twatembereye mu karere ka Burera, batubwiye ko hano hafi hari umuganga ngo uvura indwara zananiranye, ngo amwita ngo muganga uhangamura ibyananiranye. Dutembere tuhagere turebe indwara avura, mbese avura ate, bigenda bite. Keep on and touch, kuri subscribe, like and share and comment. Kadukomeze tujyane turebe ko muganga tugeze iwe mu rugo, ikadukomange aze adufungurire. Namara kudufungurira, gusa njye mfite ubwoba iyo ugeze ku bavuzi nk'aba biba bigoranye kugira ngo umuvugishe uko baba bateye ubwoba. Reka dukomange tumuvugishe twumve uko bimeze. Twakomeje kujya tuye kwa muganga wacu, dukomange. Muraho neza muganga? Neza. Batubwiye ko hano hafi hari umuganga ngo uvura indwara zananiranye, se yaba ari wowe? Ni jyewe. Tuje kugusura ngo ese tumenye ngo bigenda bite, bikora bite. Sizimo waduha karibu tukinjira tukareba uko bimeze. Ndimo ndi gutegura imiti mu rugo, ariko nakize mutambuka mukicara. Murakoze cyane. Uko nabwiye ngeze ku muganga bagakonda, manza kugira ikintu cy'ikikango. Reka twinjire tureba, duhaye karibu turebe uko bimeze. Njye mfite n'ubwoba. Twageze kwa muganga wacu, reka twangire atwibwira, tubwire n'uburyo avura, mbese bigenda bite, abikora gute. Reka dukurikiye twumve. Mvura bisanzwe, mvura bya kinyarwanda, mvura ibintu bijyanye n'amarozi, amashitani, ibisazi ndetse n'ibindi bitewe n'ikibazo umuntu afite. Muganga urakoze cyane, ndabona ufite imiti myinshi imbere yawe, ibyatsi, isahani irimo nimba ari umuti. Ntabwo tuzi ngo uyu muti ukora ute, uvura iki, kugira ngo dufashe kudusobanurira umuti ku wundi uko ugenda ukora n'uko bigenda. Ni ukuvuga ngo iyi miti ivura bitandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite. Nk'umuntu baroze, urabona iki ni igihondohondo. Ni igihondohondo, iyi ni intare y'irungu ivanze n'umunyagasozi, ivanze n'umuti bita kayayambi. Kuvuga ngo uyu muti ubasha kuwukoresha nk'iyo bakuroze ari nk'ibintu bikoka byo mu miryango, uyu muti ukawukoresha ibintu bigahagarara. Uyu muti urawufata ukawoga, hari n'andi magambo tuba twawutongereye kugira umuti ubashe kugira ikintu wagufasha. Urabona uyu nguyu, ibintu bijanye n'inzoka zananiranye nka mibe, impanika namba za telekomonasi, uyu muti ubasha kuba wagufasha. Hari imiti myinshi cyane, dore nk'uko marozi yanira kuzengereje abandi batabyara, kuba baroze, waragume warabuze umugabo, ukoresha uyu muti kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe kubyana, mubashe kubona umugabo bitewe n'uko twakuvuye. Ni ukuvuga ngo musanze nimo ndateguriye imiti ngiye kwiyohereza hanze. Muganga urakoze cyane. Nagira ngo mbaze akabazo k'amatsiko. Ese ko mbona abandi baganga ba gakondo bavura bakanga abantu bameze ukuntu, cyangwa umuntu yambaye uruhu rw'intare, ese kuki wowe ufite umwihariko umeze gutya ukaba utandukanye n'abandi? Watubwira impamvu? Ni ukuvuga ngo ibi birazwe na sogokuru, niwe nsigiye ibi kugira ngo mbikore. Ntabwo njya imbere yo gukanga abantu, sinjya nkanga n'abantu. Icyo nshinzwe ni ukubavura, ntabwo mbere yo gukanga abantu. Buri wese avura ukwe bitewe n'uko yabirazwe, namba se n'uko akora. Njye mvura ukwanjye by'umwihariko. Ni ukuvuga, urabona aya ni amazi, ubu ndimo ndayitegura, ngiye kuvura umuntu uri hanze, ndamuvura ari hanze, njye ndi mu Rwanda. Ikindi ibyo nakubwiraga, dore ubu umuntu ngiye gutegurira umuti ari Buganda, ngiye kubitegura murebera ikibazo afite, nimara kukibona muherereza imiti nanyoherereza amafaranga, wamara gukira ukaza gushima ko wakize.